Hallelujah. Hallelujah. Umushumba arakoze kumpa umwanya kugira ngo ntangeho ubuhamya. I thank the pastor for this time he has given me for testimony. Yabyise urugendo kandi koko ni urugendo. Actually, he introduced it as a journey, and it is true that it's a journey. Nagira amahirwe yo guterana kwa gatatu. So I got chance to attend the service on Wednesday. Abenshi muri twe mbona amasura yari hano. And I remember some faces of those who I attended to. Nongera kugira amahirwe yo guterana kwa kane. And I also got the chance to gather on Thursday. Murabizi buriya iteka ryose ubanza umuntu afite umushyitsi yishima kurenza. So you know, every time whenever you have a guest, you have more happiness. Ngiye ku bwanjye narishimye kuko hari ibyo nungutse mu buryo bw'umwuka. I was personally very happy because I got a lot in the spiritual matter. Guhera ku wa gatatu batwigisha ku ijambo ry'umupfakazi w'Izerfat. Since Wednesday where we were preached the story of Zarephath widow. Suka ari rya mbere nari nize kuri iriya jambo. Surely it was not my first time to hear the story. Ariko nungutse umutima ukomeye. But I gained the strong heart. Nungutse ko Satani ashobora kwiba ibintu byose ariko atabasha kwiba amavuta. So I learned that the devil can steal most of the things, but he is unable to steal the oil. Ikindi nungutse ko uriya mupfakazi yari afite ikintu gikomeye cyane ariko ntabwo yigeze amenya ko gifite agaciro. So the other thing I got is that this widow had a very precious thing, but she didn't consider it. Ariko nta kindi abakozi b'Imana bahabereye uretse kutwibutsa. But that's why there is no any other role of the servants of God apart from reminding us. Ntabwo yigeze yiringira, mbese harageze igihe atera intambwe asanga umukozi w'Imana. So the time came and she made a step and she approached the servant of God. Yari mu bibazo bikomeye cyane. And she was in the very big trouble. Ariko nyuma yaho ateye intambwe byose byarakemutse. But when she made a step, all the problems got solved. Agiye guha ripoti umukozi w'Imana, ijambo yakuyeho ryaruhuye umutima we ndetse n'urubyaro rwe. So when she went to report the problem to the servant of God, the message she got released her from the problems and her family as well. Kuko yahakuye ngo genda ugurishe wishyura ideni ndetse amavuta ari busigare agutunge mwe n'abana bawe. Because she was told, you go and sell the oil and you pay the debit, and the balance will help you with your children. Hallelujah. Hallelujah. Kenshi duhura n'ibibazo byinshi cyane. And we do face many problems. Ariko ntabwo twigera twibuka ko dufite amavuta. But we don't remember that we Nanjye live with oil. Nanjye nuko mpura n'ibibazo, sinibuke ko mfite amavuta, sinibuke ko mfite ubwo bubasha na n'Uwiteka. So I also got some problems, and I forgot that I have the power given by God. Iteka ryose nkunda kurebesha amaso yanjye. So many times I judge according to my eyes. Ariko ndashima Imana ko iyo hageze kubw'ijambo ry'Imana rinsinda. But I thank God that when the word of God is preached, I feel I am defeated. N'ubuntu bw'Imana, buriya gutsindwa n'ijambo ry'Imana iteka ryose nicyo kintu nkunda gusaba Imana nsenga. Ndavuga ngo Mana, iteka numvisha ijambo ryawe uzangirira ubuntu kugira ngo mbashe gutsindwa naryo, kuko iyo rinsinze ribasha kuvidura ibyo mfite byose, ibyo nibwira. And the prayer request of mine always that God, may you help me to be defeated by your word. Kwa kane naho twize ijambo, yatwigishije ijambo riri mu Itangiriro 13. So and also on the day of Thursday, the guest preached us in the story of Genesis 13. Guhera ku murongo wa mbere kugera ku 13. From verse 1 to the verse 13. Harimo inkuru mwese muzi, ni inkuru za Aburahamu ndetse n'umuhungu wabo Lot. So you know, there is a story of Abraham and Lot.
yadusobanuriye ikintu gikomeye cyane. So he explained to us a very big thing. Loti yabonye umugisha ku bwa Aburahamu, Lot received the blessing from Abraham, ariko hageze igihe haba intonganya hagati y'abungeri ba Loti ndetse n'aba Aburahamu. but the time came and there was dispute between the servants of Abraham and Lot. Atubaza ikibazo ati se byari bikwiye ko bari gutongana? So and then he asked us the question, was it worthy that this dispute might occur? Ese kubera iki batonganye? Why the quarrel occurred? Adusubiza inyuma mu gice cya 12, So he brought us to the previous chapter. kiratwereka neza uburyo Aburahamu yageze muri Egiputa, ndetse yavuganye n'umugore we kwihakana umugore, amubwira ati rero nitugera hariya uvuge kuri mushiki wanjye kugira ngo batanyica. So in this chapter we can see that the Abraham agreed with the wife, saying that you introduce yourself as my sister in order to protect me from these people. Aba mama twari kumwe yababajije ikibazo se umugabo akwihakanye byagenda bite? And the guest asked the married sisters who were in the meeting, how can you behave when the husband forsakes you or betrays you as such? Nk'ubu nasohokanye n'umugore bambaza nkavuga ko ari mushiki wanjye, ngeze mu rugo byagenda So bite? when I go out with my wife and when I'm asked, I say this is my sister. Back home, what Ariko can be the situation? umutima w'Imana wihishe inyuma nta kindi nuko nyuma yaho Loti abirebesheje amaso yatangiye guhinyura nde? Aburahamu. So the heart of God behind that is that after that, the Lot saw everything and he started to ignore or despise Abraham. Kubera iki se yamuhinyura? We kuko Loti ntabwo yarigeze atahura umutima Aburahamu afite cyangwa ko Aburahamu agendana n'Imana. So he despised Abraham because he didn't discover that God moves or God is on the side of Abraham. Ahubwo icyo yabonye intege nke za Aburahamu gusa, nta kindi yabonye. He only saw the weakness of Abraham. Noneho adutandukaniriza Loti uko yabonye Aburahamu ndetse na Sara umugore we uko yabonye Aburahamu. So and then he showed us the difference of Lot and Sarah, who was the wife of Abraham, the way they judged. Sara na nyuma yaho yakomeje kwatura ko Aburahamu ari we mutware we, ari we mwami we. So after that, Sarah kept on saying that Abraham was his Lord, her Lord. Ese kubera iki yakomeje gutyo? Nuko yari yaratahuye Imana iri muri Aburahamu atayindi Mana ihwanye nawe. So she testified that Lord Abraham is her Lord because she discovered God who lived with Abraham, that was a living God. Umunyantege nke iteka ryose iyo areba ibigaragarira amaso. And a weak person always judges according to the sight. Ariko ntabwo yigera yita ku isezerano ry'Uwiteka. And he doesn't care about the promise of God. Niyo mpamvu hageze igizo ntonganya zibaye, Aburahamu abwira Loti guhitamwo ibumoso, yamubwiye ati niwahitamwo ibumoso ndajya iburyo, niwahitamwo iburyo ndajya ibumoso. And that's why after the dispute, Abraham asked Lot to choose whether south or north. Aho yahisemwo haraheza hagaragarira amaso. Mugiye gusoma murabibona ku murongo w'10. Singiye gusoma kuko umwanya ni muto, ariko ikintu nshatse kuvugaho nuko gukurikira kureba kwa amaso ye nta kindi cyamujyanye kugera ageze i Sodomu. Muzi inkuru za Lot ko zagenze n'amaherezo ye. The choice Lot made was present in his eyes, but the end was Sodom and Gomorrah. You all know the story of that place. Ubwo rero murumva ko umutima yaduha kwari kugira ngo ntitwigire tuyobogwa n'iki, ahubwo tugendane n'isezerano ry'umugaragu we. So you can realize that the guest was teaching us to not focus on any other thing but move with the promise of God only. Binyuze muri ibyo, uwo ni Pastor Reverend Park. And after actually that was the message of Reverend Pastor Park. Pastor Kim wo muri Kenya nawe aratwigisha nyine aduha ubuhamya uburyo
bari bafite inyubako baplaningira kubaka guhera mu mwaka utaha. After that, Pastor Kim Johan shared the testimony with us about the construction project they had, planning to start in the next way. Igihe yaganira n'umushumba Park aramubwira ati ahubwo mutangira aka kanya. So and when he was discussing this with the Pastor Park, he said, no, you start right away. Nari mfite amatsiko nk'umufundi. Because I am an engineer, I had the curiosity. Kuko ibintu by'ubwubatsi murabizi nubwo bamwe batabibamwe ariko muzi ko ni kimwe n'ibindi ku isoko ibiciro bigenda bihindagurika buri munsi. So even if some of you do not have enough information about construction, but it's like some other things, the price changes on the market every time. Ni ibintu utegura ukagira plan ukavuga ngo ndatangira muri iki gihe mfite ibi bimeze gutyo. So actually it's a project you plan, saying I will start in this time. Ariko ibintu by'Imana birasetsa cyane ntaho bihuriye n'ibyo tutekereza twebwe. But the things of God are somehow funny because they are always different from our thoughts. Natekereje kumubwira ngo atangira ako kanya bari bafite iki. So to tell him to start right away, what was actually the preparation? Ariko Pastor Kim kuko yatojwe nta kindi yakiriye rya jambo uko yabyumva ariko byaramucanze murabyumva na. But because Pastor Kim Johan was trained, he just received that word and then he moved forward. Icyo nshima Imana nyuma reka tubyite kare gucanganyikirwa kwe. So let's say that it's a confusion. Ariko nyuma muri ibyo kuko yakiriye umutima w'umushumba Park. But out of that, because he received the heart of Pastor Park. Bari bakeneye gukora excavation. So they wanted to start with the excavation. Ku munsi yatubwira ko bari gukoresha miliyoni y'amanyarwanda uyashyize mu manyarwanda atari amanyakenya. There was a budget of a day which is 1 million of Rwandan francs. Excavator niyo yari yabaciye. So that was the cost of excavator. Noneho wareba iminsi bazakora yumva ari amafaranga menshi. And when you calculate the days they will spend for this, it was a huge amount of money. Ariko igitangaje habonetse umukristo umwe aragenda aramubwira turabizi. Ati ngiye kugura excavator nge nzikodesha none ndakwinginze kugira ngo nzabone umugisha kugira ngo zagire bese zizabeho neza reka mbashe kubanza gukora hano noneho nyuma yaho uzansengere ngende muri business hanze. Something amazing, one of brother came to him saying, now I'm going to start the business of excavators. And I beg you to receive the one I have bought, to use it for the sake of the gospel, to be blessed in my business. Hallelujah. Hallelujah. Murumvisha atari gitangaza. Don't you hear that's a miracle? Iteka ryose twe tuyirebaho ko tudashoboye. So many times we focus on ourselves that we are unable. Iyo umuntu akubajije ureba icyo ufite kuri konti cyangwa ufite mu mufuka. So when someone asks you, you quickly go to check your account balance. Bivuge ko ntabwo twigera dutekereza cyangwa dusubiza igisubizo dutekereje ku yo mu ijuru ishoboye byose. That's why we don't quickly answer relying upon the heavenly God. Uwambaza nanjye nari kuvuga ko bidashoboka. So if I put myself in his shoes, I could answer that the things are impossible. Yari inzu igeretse gatandatu. It was actually a project of a house of 60-story buildings. Bafite amashimwe ko babirangije. And they have testimony that they accomplished the project. Nta deni. Without remaining with a debit. Ari bene data. And the only brethren did that. Muri nge iteka ryose ari gihe umushumba avuga ku bintu bijyanye n'ubwubatsi ngaceceka. So sometimes when pastor mentions an issue of construction, I keep silent. Ariko Imana yamaze ubwoba cyane. But that day I got free from the fear. Binyuze mu buhamya bw'abashumba. Through the testimonies of the pastors. Binyuze mu byo yabakoreye. And through what God did in their lives. Nta kabuza Imana yo muri Kenya cyangwa muri Korea no mu Rwanda irakora. And I am sure that the God of Kenya in Rwanda also he will perform the same. Kugira umutima uhagaze nta kabuza ni ibintu bisanzwe mu muntu. And to worry, it's a natural to a human being. Ariko iyo umuntu yakira ijambo ryayo.
But whenever you receive the promise of God, akamenya ko umuntu afite amavuta and remember you have the oil, kandi abasha kwishyura amadeni yose, and this oil is enough to pay back all the debt, agasigarana ibizamutunga n'urubyaro rwe, and remaining with what will help you with your family, nta kabuza Imana izaduha umutima kandi izadukoresha kugira ngo ituremeremwo amashimwe mu mutima. surely God will use us to create the thankfulness in our hearts. Navuga byinshi cyane Can speak much kuko nanjye ndi umuntu urebesha amaso, because I judge. I'm a person who judges according to the sight. ariko Loti yarebesheje amaso, amaherezo ye yabaye mabi. But the end result of the judgment of Lot was bad. Iteka ndasaba Uwiteka kugira ngo anshoboze gukurikira isezerano. And I pray that the Lord may help me to only focus on the promise. Yesu abaho umugisha, May murakoze cyane. God bless you. Thank you so much.